Bakunzi bacu muraho neza, twizere ko mumeze neza, nizere ko muguwe neza mu bice byose bitandukanye by'isi muherereyemo. Jyewe ndi umunyamakuru wanyu Mbera, namaze kugaruka nyuma y'igihe kitari gitoya cyane. Harabayemo akabazo YouTube channel yacu, YouTube channel yanyu igafungwa, ariko kuri ubu nyine rero tukaba twagarutse. Ni kuri Mbera TV, n'ubundi tuzajya tubagerezaho amakuru agezweho, twibanda mu karere kacu k'ibiyaga bigari, cyane cyane u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se RDC n'igihugu cy'u Burundi. Amakuru yacu tuzajya tuyahera mu burasirazuba bwa Kongo. Murabizi niho harimo kubera imirwano ikomeye cyane, aho M23 ikomeje kugenda yigarurira ibice bikomeye cyane hariya mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Tuzababwira kandi amakuru yimbitse, ndetse tugiye no kuzajya dukora mu buryo buri live. Tuzajya dukora n'uburyo bw'amashusho, ariko reka mbasaba ikintu kimwe banyakubahwa. Murabizi ko amakuru tuba dushaka ari mwebwe tuyashakira kugira ngo mube update. Turabasaba ko rero mugomba gukanda subscribe, mukibuka gukanda subscribe, mugakora share, like ndetse na comment. Amakuru yo arahari menshi cyane, tumaze iminsi tuyashaka, turimo kuyabakusanyiriza rwose. Twarimo twegeranya n'ibikoresho byose bishoboka kugira ngo amakuru azajya tugeraho kandi atugerereho ku gihe. Turabamenyesha ko kandi amakuru yacu tuzahita dutangira kubabwira amakuru y'ikizanye Perezida Kabila. Amakuru yose turayafite, ndetse kuri ubu nyine rero nkaba namaze no kugera mu mujyi wa Goma, aho ngiye kuzajya ntangaza amakuru ndi kandi mpibereye. Bishatse kuvuga ko nagiye muri headquarter. Ubu ngubu rero namaze kugera muri headquarter za AFC M23. Nzajya nirerwana n'abataramu bahariya rwose, n'abakozi bo muri M23, abasirikare ndetse n'abayobozi. Amakuru yacu rero ngiye kuzajya nyabashakira, bagezeho amakuru y'inoka, amakuru yimbitse, kandi amakuru yo kugeza ku munsi wa nyuma, aho M23 izaba imaze kwigarurira uburasirazuba bwa Kongo, ndetse n'ibinaba ngombwa kuba Kinshasa rwose tuzajyana nayo, tuzajyana na M23 kugeza umunsi bazabohora igihugu cyose cya Kongo. Reka mbabwire ko abatarakanda subscribe, mwakanda subscribe, mugakora share ku nkuru zacu tugiye kuzajya tubaha, ndetse na comment. Njyewe ni Mbera Peter, umunyamakuru wanyu kandi umunyamakuru wabigize umwuga, uhagurutse muri uno mwanya kugira ngo mbashakire amakuru meza kandi yizewe. Murakoze cyane.